nazanye Bibiliya ijambo ry'Imana kubera ko nasomye ahantu nsanga bigiye kuvuga kumwe bitandukanye, ariko Bibiliya ijambo ry'Imana riba riri rwose ahantu ndaza kurisoma. Timoteyo wa kabiri, kwandiko rwa Timoteyo wa kabiri ibice 2:3, umuntu dufasha gusoma yosoma beza ku murongo wa 6. Turasoma hano atari hake, ariko tuza kubihuriza hamwe. Timoteyo wa kabiri, kwandiko rwa Timoteyo wa kabiri ibice 2:3 ere ku murongo wa 6. Hanyuma bandusoma Timoteyo wa kabiri ibice 2:3. Ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro, nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Ntawaba umusirikare ngo yishyire mu by'ubugingo w'abakeneshejwe w'umwandika umusirikare. Kandi iyo umuntu ashatse kurushanwa mu mikino, ntahabwa ikamba, keretse arushanijwe nk'uko bitegetswe. Kuko amategeko ameze apana gukina neza, keretse ko amategeko agenga umukino. Umuhinzi uhinga aho twagasiga kuzore umuntu yakiye murukira kuri 11 10, aho abantu bakina baba bitera, iyo abaye oroshe agatera bitera ikije bakaba bitinjiye neza kuko tubahisha agatera. Nashaka gutera neza kugira abantu bose bashobora kuko binyuba bakora kandi n'abantu, ariko kuko tubahisha agatera yabaye umuhinzi uhinga niwe ukwiriye kubanza kwenda ku mbuto, niwe ukwiriye kubanza kurya kubyahindutse kuko niwe wabihinze. Soma Bibiliya y'Ijambo ry'Imana. Ujye ufatanya nanjye kwihanganira amagorwa, umusubyo bitandukanye, imibabaro n'amagorwa biratandukanye. nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Umusirikare mwiza wa Kristo. Nta musirikare wagira ibindi ahugiramo, wabakeneshejwe wakoresheje ku rugamba. Mfite ikibazo muri iyi minsi cyo kutemera gukosorwa. Iyo ni kamere y'imbamu niheshejwe n'ijambo ry'Imana, singiye kwirata, ariko Bibiliya nayo yizeho gato sinayiga cyane, kandi sinigiraho ikibazo cyo kuvuga ngo mvugane n'undi ku byatugenda. Imana ubisi gushobisi kugira neza ikazana sinzozamura babiri bantu cyangwa batatu wala kuri 5 reka gatanu abanyefeso bari ko bahari, abanyefeso bandika kwa byandika Efeso ibice 6 n'umurongo wa 10 umurongo wonyine n'umurongo wa 13 witwaza intwaro z'Imana, kugira ngo ubashe guhagarara kigabo, udatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Soma ijambo ry'Imana. Hagasenda gusoma wafata ibiri 6:11 Bibiliya yera mwambare intwaro zose z'Imana. Jangan
gusoma icyo ribuze kirabakora uranga kumva gusa wanjye ariko ndakubwira ahantu ndataza yawe cumi na gatanu nuko rero mutware intwaro zose z'Imana umutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. soma yo kwanda kwanda na so ibande cy'ushimwe cyangwa abantu uko bizabire ariko ndakeye nyamwese kandi umunare bakronanga yari kwa hose yo ibite nuko kwaje woni kandi umurongo wa mbere ese umuntu akiri mwisi ntabafashiye mu ntambara gute umuntu akiri mwisi ntabafashiye mu ntambara kuvuga ko kuba mu ntambara yari kurwana n'iminsi ye z'inyuma n'ushaka kwa hese avuye cyane ese umuntu yakiri mwisi ntabafashiye baye maze muri uyu mugoroba dusanga ijambo ry'Imana maze gusenga no gusoma no gutekereza hari umwenda nibazaho buri gihe nawe ushobora kwibazaho kandi buri muntu wese agira ukuntu Imana yamuhaye ijambo n'uburyo ashobora kurivuga hano muri Timoteyo wa kabiri Pawulo yavuze ibintu bitatu ariko ndakuramo kimwe n'icyo tugiye kuganira. Hari ijambo yavuze umusirikare wifuza kunezeza umuyobozi we avuga uko ategerezwa kumera. Umusirikare ushaka kunezeza shebuja ategerezwa kumenya uko ayitwara. Icyo ni kimwe. Yavuze icya kabiri aravuga ngo iyo umuntu ashaka kurushanwa ntagahabwa igikombe keretse iyo yashushanyije uko amategeko avuga. Cya gatatu avuga ngo muhinzi uhinga cyane ngo ategerezwa niba utegerezwa kurya ku mbuto za mbere kuko niwe wacu. ariko ndagaruka mu ijambo tugiye kwigana umusirikare mwiza. turaganira kiri umusirikare babwira amakosa dufite ngo tutarabasirikare kubera iki Pawulo yanditse iri jambo kuko twitwa abasirikare. Ese abasirikare bateye gute? kuko Imana yashatse kutugereranya n'abasirikare ariko abasirikare beza iyo hari ijambo ryo kuvuga abasirikare beza haba hariho n'abasirikare babi. umusirikare ni imvuga gutya wavuga ati sebasiteri runaka aratwigisha turabana nyamara muri kumvira abantu turabana b'Imana bivuze ntabwo bafite muri abana. sirikare ndabereka amakosa gukora agaragaza ko utarabasirikare. Bibiliya niyo yuzuye ubwenge bwose bwuzuye. Bibiliya nta jambo na rimwe. Bibiliya izi gukosora wanga wabishaka. Bibiliya izi gukosora uriya hari ibintu nk'umunani ariko tudashobora kutabivuga byose. wenda ndavuga bibiri cyangwa se bitatu by'Imana itanga ikintu kimwe cyemeza neza na neza ese kugira ngo umuntu ari umusirikare ari ingabo y'igihugu bashingira kuki. zabiyo mbona bakwiye baba bakora amakosa barigeze kuba abasirikare ese
twajya twavugana n'umuntu twaganira bahejuru y'ikintu kimwe abantu bakunda kuvuga ngo njyewe nigishijwe n'umwuka kwiga bibiliya no kwiga ibindi umwuka noneho tubera ku ijambo rimwe umwuka yabwiye Filipo aramubwira ngo genda wigisha uriya muntu ngo kuko ibyasoma ndahaje siko Kristo kuko umwuka atagenda amwigisha kuko yabwiye Filipo muraje kumusobanurira hari ibyo tujeje hakaba n'ibyo umwuka ajeje kwicaza abantu si umwuka uzoza kwicaza abantu ni protokolo umusirikare mwiza umusirikare mwiza ese kuko muzamubona turi abasirikare umusirikare mugakora ya mbere kubera ko n'inyigisho yatera bene n'inyigisho akaririmbo baza baririmba urabasirikare neza ibyo naberetse nabo nicara iteka byose komanda yari umunyamutima batayo yose ziba abanyamutima prefor batayo ikomeye isigira n'abasirikare bose bakomeye ndaza kubereka uburyo tutari abasirikare kubereka mwibariye sakwe komanda mwibariye komanda twari gusa nawe twari gukora kamwe mu buzima bwa Yesu ntiyigeze agira ubwoba ntabwo yigeze yikanga mu mutima we yikanga ntabwo Yesu yigeze yikanga ntabwo Yesu yigeze arara aha yabavuga ngo biracitse ntabwo kugira ngo umusirikare we ngiye kuvuga ikintu cyane baza baheraho cyane kugira ngo umusirikare yitwa umusirikare w'igihugu nuko bafite nationalite y'icyo gihugu nuko bafite ubwenegihugu bw'icyo gihugu si imyaka niyo umuntu amaze kurengwa gukura ariko karacteristique ya mbere icy'ingenzi cya mbere bahagarariraho kugira ngo utabe umusirikare w'igihugu bategerezwa kubanza kumenya ni umunyarwanda basanga ari umunyarwanda ese bifitanye isano natwe Bibiliya iravuga ngo naho tweho iwacu ni hehe ni mu ijuru
zikubesha ni ukwiga kwiga kwiga nta musirikare w'umushyirwa w'umujura batamenya ngo ni umujura mwaje mu gisirikare umusirikare w'umujura ntawe ndaza kumubwira wabaye ntabwo aho nta musirikare w'umujura mu gisirikare cyiza igihugu gifite amategeko nta musirikare w'umwandu wawe hari kuririmba baririmbye ngo mumenye ko mukinira mu kibuga bari bagiye gute bakiriyemo kandi imisozi bazagiye gute zitwaye neza hehe mu kibuga ntugire muririmbye none hari abandi bagiye ntimugire ngo turimo turasenga cyane hari abandi basenga ntimugire ngo turimo turasenga cyane hari abasinze kudusumba muri komera ngo Eliya wamusakaga hejuru ninde wari wasimba bene ngabo y'igihugu uzayemerwa kubera nationalite kuba afite ubwenegihugu ni ukubanza tukibaza isi ibyo dukora dufite ubwenegihugu twaragize ubwa kabiri twarahindutse turi bazima mu mitima kandi usome gatoya ujya musomyi wacu asome Luka 10:20 10:20 ariko ntibishime yuko abadayimoni bamwumvira ahubwo bishime yuko amazina yanjye yanditswe mu ijuru amazina yanditswe mu ijuru barashaka kubereka ko tubanze gukura amaso ari umwanditsi wanditse aravuga ngo dukorere isi nk'abayivamo dukorere ijuru nk'abayijamo buriya urebye dufite igihe gito cyo gusenga ngo Mana waje tubashaka ijuru iryo sengesho riba iryo sengesho rirakorwa niba buri gusenga ngo Mana ngo tugere tawe mureka abasimu n'abagabo babanze batuwe n'imitwe higera niko bimeze isi ni y'abasimu n'abagabo birase kuzivuga birabanga isi mu mwana w'isi ni satani umwami w'isi utegetse ikirere ni satani muteze ibyo mu isi woba mwiza bivuye n'iki kintu cya mbere kize gituma umunani mu gisirikare nuko bafite iby'ubwenegihugu mubwire neza bigirizwe n'ijambo ry'Imana niko na Biblia usipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu utachauka utakutuka kamera zihinduka ibitekerezo bihinduke imyumvire bihinduke tushobora kubuzima kandi kuri bari gutumira kabiri cya kabiri sagita umuntu yemerwa kuba umusirikare mu gihugu bari ku gice 12:28
umwe mu banditsi yumvise bakivuga amenye yuko abashubije neza aramwegera amubaza ati mbese itegeko ry'imbere muri yose ni irihe? Yesu aramusubiza ati iry'imbere ni iri ngo umva Israheli, Uwiteka Imana yacu niwe mwami wenyine. Nuko rero ukundisha Uwiteka Imana yawe, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, n'ubugingo bwawe bwose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose. Isigaye soma Yohana ibice bitatu umurongo wa cumi na gatanu babwire ikintu cya kabiri. Gatatu cumi na gatandatu kuko Imana yakunze abari n'isi cyane yatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Amen. Sinshaka gukomera abandi sinshaka gukorera abandi babiri. Niko kugira ngo ukunda iki isi nini korahira ko tudakunda isi. Erega baririmbyi nibo bambere baza baririmba upayiwe icyo bashingiye tidukunda isi twebwe twahereye. Ikintu cya kabiri kiri gituma umuntu aba umusirikare w'igihugu, icya kabiri ni ugukunda igihugu. Gukunda igihugu. Ndababwira iyo umusirikare ari abasirikare batatu bazabona umusirikare. Umusirikare wa mbere ni umusirikare ujyana no gukunda igihugu. Umusirikare wa kabiri ni umuntu wabonye ibyo abasirikare bazabambara neza akavuga ati kandi nanjye ubu utamuha inifomu imeze neza. Niba mutayifite azagira n'ibiti. Uwa gatatu ni uzuvuga ngo ndashaka kurokera bakapiteni cyangwa umupiteni. Iyo bageze imbere abantu bazabana uwo kwambara inifomu n'uwiranga hazasigara umusirikare ukunda igihugu. Turanga haba n'umunsi umwe waba utekereza wewe, turanga haba n'umunsi umwe ngo usengurire waba utekereza none uri kuranga kuranga kuri ntibasibo gukundisha nzaba muze mwihangane mbabwi dufite abantu bose buzuye umwuka wa Yesu Kristo baza baririmbana na Yesu. Ibyo mpamvu cyane twabiciyeho kuva kati 84 niho natangiye gusenya shobora buri 85 muri gora. Ibi byo gusimba nitwe twakurikiye abantu twenda asete twagaze turirimba kwite waje uyu munezero waje bose kandi ubishabuza mugira ni nayo sawa yarase ntabwo iyo kitigeze kubaho muzabwira ngo ni hari cyo hafungiye bisha niko yanatwe kwanda kuzindi paka kwaza kana mbona twicaye no gushaka ngo twakwacho twarayidaje twara tekereza na hano ayo abantu batarafu ngo ngo katrofende tiba hano no se muzamubona ngo gutanga kuvuga ngo nitege twe twatanga mutarafuka ibintu bimwe bijyana n'imbaraga z'umuntu. Uriya musenyi bakibasha gutanga ariko waba n'umuwasigaye cyane banatega amaboko gutya ayandi bakayazamura gutya baratanga ariko ubu nyine bisigaye ngo urebe nanjye siniremereye ibiro ni bike ariko nsigaye ndanga natwara akanya gato kanya gahwera badashe mukamererwa nawe ariko mwabisigaye sindwa utumvikana niko bimeze. Nicyo gituma tuzakora no mu gisirikare turakwifika badafata umuntu kuzumya mu myaka oya baza bagira imyaka batangiriye kubera iki kubera imbaraga z'umubiri
senga gusa ngo Imana guhama wakazi imbaraga kwabo no gukoresha tububaka igihugu munyarwanda kuri kubaka igihugu mu byaro kubaka igihugu iyo atatubaza akaruka amafaranga atatuba simvuze byinshi none bagwakaze ko mareke gusana igihugu iyo bakamukuyemo baba bafite ubushake bwo gukora niko bimeze kuki ubabazwa n'uko Imana itaguha udatekereza iby'ijuru wewe nuza utekereza ijuru n'ubundi ijuru nicyo gituma biza binyuranya no kuritorera niyo bavuze gukora nuza ubyumva kubera ikintu wikunda babwira iyo bavuze gufasha umuntu ukunda idawe byose ngo bitanga hanyuma nuterwa wa mwami Yesu Kristo Imana ibareba Yesu uyu kandi no kubasebya rero hariho n'abasebya bamwe bagira n'umutima kuko Imana yagize gute yakunze gukunda kunagutuma umuntu yiyahura sema haleluya ababaye abasirikari inkotanyi zaritanze kubera igikukunda kandi icyatumye batagari inyuma bababwira ngo soma mbere kubera gukunda igihugu abarega kuna kurudi inyuma babwira ngo kugenda ntabwo ureba inyuma kandi bibwira abantu basubira inyuma mu mutima w'Imana ntuzubira kuba umusirikare mwiza wa Kristo ntawaba umusirikare wa Kristo ngo namara kubwira mu byo bwuge ngo abakinejeje wamamara mu gisirikare ahubwo kimyaka abandi mubwira kandi satatani ameza tatanga bisamukare wewe nayo yawe ko Imana itwaye haleluya haleluya umusirikare kubera gukunda basaba kubita isasu namenye ngo ari isasu batera imyoma bakagira ngo ni ibyatsi baguteye kubera iki gukunda igihugu akavuga ngo mu mutima wanyu sema amen titurire tinuhuje ndaza kureka buryo bazabaga kureka bakagira umutima amen umwe barasa yabo hasi undi agasiba barasa batatu undi agasiba barasa bane undi agasiba kibazo ufite cy'abakristo nanjye ndimo nicyo ndimo kwibaza ariko turabasirikare koko turimo dukundisha ushize nigeze kubwira abakristo biyamamaraza ndababwira ngo twakura amafaranga yose ari kuri konti buri muntu wese akayakuraho tugasigarana duke tugasigarana duke ntitwosengera mu rusengero rumeze fuki ngira ikindi kibazo nzanira ndetse n'ubaka inzu harimo nyine ndateganya kuzanyura ariko ndabwira Imana nta etaje nzuba numva amafaranga igera narayemye nta etaje nzuba amafaranga ndakubakisha etaje nzoyatanga ngire byinshi mu ijuru aho kugira byinshi nzasiba bagapanze sinkubwiye ngo ufate uyu nani uwo murongo niwo nihaye amen si umuntu gupfa agasiba etaje zibiri za miliyari ebyiri yaje kugera kwishyura agasanga yatanze miliyoni ebyiri ari muri Nyakatsi kandi ariho azatubitera ufite amayeri ntituyarusha Imana amahirwe dufite yayazi sinzabikora
baze n'abandi n'abandi nta byahita tushobora kwishyikiriritse amafaranga ya kashe tuzayakoresha mu kintu kimwe gishugumisha imana y'ipanga yiga vuga ati birahera mu yasaza oh imana icyubahiro haleluya toni cyapanga ukunda iki igihugu ukunda iki uzamuva mu mutima wawe uzamuva hasenga uzamuva nigeze kwabwira akantu ko rimwe gushungura nigeze gutekereza muti murambira abantu bose bagiye gushungura sibahejeni murebe nawe gusagara kitarana bakuriye ndi imbere y'Imana nazanye muti mukambira abantu bose bagiye gushungura ofisina nababwira igihe cyo kubwira Imana ndashaka kuja ndahera ndakumbuye abantu bose bagiye ukundishwa tiwaba umusirikare mwiza udakundishwa uzasubira inyuma wewe nuhura n'urugamba shushe rwawe utarubwiriza murebe usomye muri rusi naho yavuze igihugu kubereza inzara n'akaga ni gutuma abantu badakumbura ijuru inzara ni gutuma dusubira inyuma inzara ni gutuma tuva mu by'Imana inzara ni gutuma duhemuka babwirira kindi kibi kibaho ku musirikare guhemuka musigara akanyanya sabanda mbega we mbega iyo yafungirwa we nibyo bibi abakristo bari guhunga ijuru kubera inzara wamara baba komanda Yesu ukuri kumana Yesu uri kumwe nawe uri komanda wenyine uri umusirikare wenyine yo kuvuga ngo turi abasirikare ngo Yesu niwe komanda tubari ukafifa ngo nawe wenyine urebe ubwoko bw'iri bwa Yesu muri kumwe ntubirinde kubaza ngo bakubwire uvigure ko ubwoko bw'ira n'akazoza k'ejo ubuzima bw'ejo nicyo uzabona gusengera ku buzima bwe vivura mu Mana Yesu Yesu nigeze kureba abantu arababwira ntimukiganyire ngo muzabike muza siko birizi ngo gukora Bibiliya y'ikirundi ngo gukora abapagani nabo abapagani Bibiliya yabivuga neza ikirundi ngo kubona abapagani nabo niko bameze iyo usubiye mu iwayo kimwe n'abapagani irago cyangwa wewe mwanya reka niruka kusoma Luka 14 murongo wa 4 shaka nkauntinda hapo ndahatinda jadi kuna ili ndio bifikije ahada baza tafsiri alipo tutinda tena Setelah murongo wa mbere uko ahantu hamwe ari ahantu h'abasenga arangije umwigishwa baramubwira ati data twigishe gusenga kuko Yohana yigishije abigishwa be iyo bamaze kumenya ko afite bakamenya ko akunda kizagikurikira rero nuko muri satrene mu mafunzo ahadi utita mafunzo yenye kurejesha sasa tukule kusaidia babie ikiwa ndio kufundisha hicho kusaidia ikiwa
ikibazo dufite si cyo gutanga, ikibazo dufite si cyo kuzamura amaboko, ikibazo dufite si ugudatanga, ikibazo dufite ni uko tutigishije. Umusirikare kuja muri tereni ikintu babanza kunoza mu Museveni bazaba mukoropa akaba ikindi kintu bisha siko birumvikana agahinduka undi muntu musha icyo gituma Pawulo yanditse muri muri Kristo Yesu ngo abari cyaremwe mafunzo. Kwiga dufite ikibazo cyo kutiga, dufite ikibazo cyo kumara twese mu gisirikare cya komanda cya patrikamanda cya letena cya majoro na korone kubera iki gitwite tundi tubizi. Ukazubira ngo none ibitugu babigege kutya bababwira ngo tugende bakabona guteka twebwe baba bari kugenda bari bataragenda siko bimeze se. Nicyo gituma Yesu yavuze intama zizijwe ryaje, zizijwe natwe ndazizi. Dufite ikibazo rero, mufite ikibazo natwe dufite ikibazo. Kana kama kigeze kumbwira mubigeze kubabwira ngo mbese ni umuntu wo kwikorera isi minde mundu wakwikorera isi arandate niya mafana urashobora kwikorera isi ati bose. Okay, tambuka imbere atambutse imbere ngo ashike yamayunga urebe wabwiye guterura isi washike ku mutwe. Abantu baraseka abandi kandi niba bari bari ibihamije bipfuye no ngo arangize murebe ukuntu tuzatuja mu Mana tugatandukana kumva mureke babwira aho tumushaka mu buryo bwo kumva n'igitekerezo ngo arangize aramubwira ngo subiramo asubiramo ngo amarambwira ngo niki cyaguteye kuvuga ko wakwikoreza arambwira ngo fana ngo batwishe ko nta kidashoboka kitagira gute ntakidashoboka yamubwira ngo rero none ubaye komanda wabo. Amen. Sawa. Jesi yabaye iyo mbawe namara bakizo ariko nomeze neza mutera maye ariko nokore Imana neza mbaye na mategeko agenga hariya nasuraga yazana ariko mbaye neza. Ako kasaka to waka tapere ko kwita bazaba kishaka kuhunga musika daboro bazaba na kuhunga au musika ne bazaba no kusubiri ko obudi nyuma tupita watu bali kuhunga
guhunga uri mu guhunga uraho umuntu watsinzwe ko birumvikana rudi inyuma tambara imeze gute yakomeye rudi inyuma ntabwo guhunga subiza indambira mu gatondo mwana jeshi kwita baza babigisha kandi mu kumwigisha muzi disipulini ngo ntizihaba haba ingoni bakamukubita yarangiza agakubita saluta agagushimira afana kandi ndagushimira afana twebwe tumubwira ngo tubahanure mukababwira ngo pastori yagize itegeko ngo mubaze neza ngo ntawe uhaye umenya ukuntu byiwe byipanze we cyangwa byipanze uzorere aho unarebera amubyiruko umurebera muri muco ubujije ukareba reaction umusirikare yayo tazarakara ntiwabamurakari iyo afana ntiwakuzi tazarakara ntazaberwa neza azasenya gusa iyo akwiwe kongera gutya ntakibazo tubusiki dufite ikibazo cyo gutigishwa kutegera abigishwa hari umusirikare barabona imbere y'abayobozi akavuga ngo hambere gutya umuntu akavuga ngo nashanyikira gutya hari umuntu ari nabona sawa afana ni sawa gusa afana piga magoti sawa afana yamukatravye nico kudagituma bibiri ishaka ko bibiri abantu dushakashake kugira ngo tumenye iki bituma ashaka abaje kugira kutabaje ko apana kugira imana gukora icyo dushaka ko bitwebwe dushaka yavuga ngo pfukama nico cyane iyo umutima ukubiye ngo pfukama usupfuka ni wumva umutima urakuzamura amaboko yazamuka Mudi wumva umutima ukubiye ngo ryama apana kwigana abana ni wumva umutima urakubiye ngo ryama ryama afani yavuze ese turi kumwe sema amen ni wumva umutima urakubiye ngo afani urakubiye cyangwa apana kuliza cyangwa kubaza na wiruka gusa niba afana kuza abaje kurembuza abandi mwene murashobora muzamura ngo muzashobora abantu ngo bahaguruke baririmbe barashobora niyo mubwire ngo basangura amaboko y'abantu cyangwa gisirikare bize uwize tuwimana izubaye cyangwa ukwirwa urasanga wese ko yahonda niyo umusulmani ari abishakisha niyo wabaherezo Quando ufite komanda Yesu Kristo kwari imbere tumuzubwira gisage abigishwa yigeze kwabira kubona mugende timuzi mutwara gufaza mu mibago kwese yakwa kwa keke ubabeja imbere kose mu mbere bivuga ko tubare kubyaza teke kaza bahura n'abantu mura kera komanda yangu ngo tumeze tutavuga nawe unataka kubiza muzima abari mutwe ntawe harimo ukabona arisinzirije ntiwaruna ntibaravuga gusenga bavuze ngo gupfukama ugiye gusinzira ko urasinzira ko
si umusirikare mwiza nasize turimo ese kumvikana tugire gutya noneho abo yasimbaga tugire noneho basanga bamwe yifatiye gutya karabare si umusirikare nta byatraining yakoze ni mumureka mwerera kuri yo ukareba nk'abantu 30 kera bayasamwe bazi nico bivuze iri namusirika mama lesa tulikumwe wabura ngo ame kwita bazabigisha bamenya siri bavuze muri bavuga bamenya siri bavuze muri bateka bamenya siri bavuze ngo bagende bakavuze muri komeza so bari abazacu zikiro uzura nabo binamiye Enfura. Sakenda. Tutrabas. Wabo sutanga kubasambiri ubahweruka sakubire. Ndondi dikure irida basaka dikure bandoni. Turi ko bana kuzifuro tijewe sindiwe sino musirikare mwiza. Ibyo bitoto bya wabo musirikare. Kamisha njia bwana. Neki. Zambi ya Bakristo wasaidia na wasefi. Sindawa kwa musika. Zana ya kusaidia maakisa kama ya kushiri. Mwisi na ya Yesu Kristo. Ya kushiri kuli mani kono. Nidoni mzoro yose. Yose. Ya mani kali wa Bakristo. Sema. Asinzo kwa wapa. Isi wakula wanisi wazikoresha. Isi. Zanaya abushize n'ababwiye mu nzoga sika kandi nibyo harimo n'imisi n'isika n'ababwiye gusikora n'ababwiye imana sikora n'abo mwete mukera seza korera kuyitegekera sino kushobora kandi imana zikiri ku byatanze iyo mparibisha amavuta yanje ariho bisembeje bituri gutera haleluya ubikasani sitijwe n'amazi bahara ndabatera haleluya kumvira nimuza baba bashitse n'amazi baba batera haleluya atari musirikare baba mu batura ko batera haleluya ko imana cyubahiro haleluya tubona muri tazi fundimo tazi kubangisha tamakuru tazi bamenya n'ikintu cyamuzanye sinzi ibyaha yakora dore tamusirikare usurangara kuva babayeho ese turi kumwe bavuga ngo amen tamusirikare usurangara iyo bafashe umuze gutya bafashe bagavuga ngo ndiyo abazi ko bayisanga kuko parecisi dufite abantu bahuse bari kuza gusenga bakagizwa bahurira barahuse ubona barahuse wibanje cy'ubuzima haleluya barasifiwe ubonye umukuru mutima wawe uzamuka oya tugiza sinababye ko ndakumenya wewe ubonye uzamuka ukuboko bihwanye n'uko umwana wese imana icyubahiro ushize no gushyira abantu ntiyavuze ngo bazamure imana amaboko yaravuze ngo ye ariko iryo jambo nari ndutirawe ariko yavuze neza yo mahezere kwa imana yavuga amaboko aheke amaboko aheke dufite indu wewe wari ure kubona ingoma zikubita ayo maboko nibyo bimeze twaje mutimana iby'imana bisa naho ari ukumugasha kubera iki dukwiriye kubareka kuki niba twatwigisha ibisirikare tw'abasirikare
ngo bageze tujana kwigisha gusenga tarasisa kongera kugera kama tujana kwambara kugenda kuri kamwe muri urugo rw'uje gufata mu kabima akavuga ngo ndipfuka wewe none umugura urifuza imbaraga z'ubuhozi bona hari ubuzi wari washaka mwana cyitondera kuya mu passport ngo ni mo bishobora ugamije byo byose kandi baza kwindika yo kumbara uzabye ubona gufata tibikunda usishamba bavuze basengemo usinzara uziko twari tugenda mu bitari tukajya bakaba ikigori kimwe ukakigira icyumweru cyose icyumweru ikigori kimwe ukakigira icyumweru cyose ukazuka indetse n'imwe murongo umwe musitani baragusengera umuseka hariho bazasengera akamuseka cyangwa azaja muri kose urateka umutwe ngo barusengere uzana sana bazawusengere injira muri kose nimba bavuze ngo hariho veye n'ibyo kuveye urabe wicara ngo nyine ngo bizari kuva none si kugoye uva mu musirikare kuingia bizavyo kutoka shida kabisa kuza kwa Yesu ndio gusubirayo bugize ingorane n'Imana mwabakristo muri kubona ko mufite abafunza kwiga bihera bito tugire urashaka ababikoreza ibyo udashobora niba unaniwe kugira gutya uzahurira je n'iminsi 30 wabona kama ko baraka kama iminota 20 tukaba twese iminota 20 uzusanga baba kera batanga bakaza bagira akabera gutya none yabara ko ndajanze akareka kakweto akabari ko kwita kubana tiyaru sasa kwa hiyo mtaka sasa tumamubona iyo mukozi kintu kimwe gishobora gusitaza mu Kristo kubera tiyaje nari naragize amasengesho ya burakeye muri abakristo nta Kristo uzosenga yicaye nta Kristo uzosenga hanze tuzoza twinjira twavuze tukamisanga twinjira mu rusengero umuntu wese ahagaze agapfa tukama ngo bucye umukristo maragerageje muri Kenya wabare gushika muri Kenya asanga ari urusengero iyo bagiye gusenga nibo baje gutanga umwanya asanga iyo bagiye gusenga bose bazabavuka bose icyo gihe yari yarambiye ngo yarwaye ndamubwira ngo rizokira nibidakira bigende zose uko umubabare n'undi icyo kintu n'ubundi nibitatuka bishije bizarira aho babwira ngo ribaba ritatuka utuka baba rega byaje no kunaki mwabare gushika muri Kenya ngo bucaraga bazafutana arambira ati ntabwo ibyo muzoza kuva pasiteri nashize mu rusengero sana abantu bose bazabavuka bingana sana naribashije gusa iyo ntabitozwa nari gusigara mpagaze abandi bavuga uzi ukuntu biteye isoni hakubundi nyine uzane iyo mwamubona pasiteri ahagaze mwayazamura amaboko mukicara muzamutekereza uziko tutagira hariho kuzatugaruke no kucumwiro nabo umuyobozi wa gahunda yarayoboye none ngo bamare kuririmba abantu kerera bambona batangiye kwicara bicara aho ndahagaze nziko umuyobozi ataratubwira ngo tugire gute twicara sigara mbagaze umwana nawe barababwira ngo kandi kwicaye ngo ntarapfa ninde musirikare wapfa kwicara komanda atafa kwicara ninde
mwana Kristo mwewe ibintu dufite ntiturabasakara neza. Iyo arwaye abivuga kare akavuga ngo kandi samahani ko n'umutangaza neza wende bari yego ariko byose before baze ku murongo babandi bazana ko utahayeza nusenge n'abandi ngo wari kwasha n'ingabo kwiga ukwiye gutoza abakristo kw'abakozi kandi babaza kugira ko kwiga niko kubabaza niko kuza kujyana kwiga birababaje bizabirura ariko rero iyo uvuye uvuga uri gutunganya ndababwira ko kwiga ni muri ndababwira se ndababwira ko hano hari abantu babafite naje nifitiye akanya nyine kakocisha ku mwana ariko karamaze ariko se nyuma ntabusohoye kuruka mu ijuru ariko kwiga ni byiza nubwo biba bigoye ibintu byose kuhabona biva mu kwiga byose n'amatelefone kweme niba abantu bakoze indege bazahera bigaragara ko byipasa barafashije abantu mu buryo bwo kwihuta kugira ngo bazahemba ari kumwe n'umuntu wakishijwe barakwirirwa bazaratashe katumwe abasoma ijambo ry'Imana hano biraturangiza. Urwandiko Pawulo yandikira i Korinto igice cya 11 n'umurongo wa mbere. Bahabonye Korinto bakabiri bande urwandiko Pawulo yandikira i Korinto bande bande n'umurongo wa mbere. Turavuga ngo uko abizera bakwiriye kwifata maze mu materaniro. Ugera ikirenge mu cyanjye ubwire gute ugera ikirenge mu abantu bakwiriye kwifata he materaniro. muri ndaburi reka buri hantu bakwiriye kwifata materaniro. hari umuntu utegerezwa kwifata mu materaniro nicyo kibazo dufite turimo kugira mu materaniro none niho ntabwo ategeka mana bagiye bafite ikindi gihe mu materaniro hari opposition dukwiye kwifatamo muri teka hezo mbere tugitanga itorero ibujumbu noneho muvuce abantu kwaba dusenga Imana abantu bakiri wamara kuba umwe aza gukizwa bwa mbere aza gusenga mu rusengero wamara gushika twatwara tukibana n'abantu amahizi ari kumwe na amahize na n'undi somwe hari kuba kuri Ezekiel noneho turarinda tumare ariko twatubitanga senga baribuka ngo bareka kera bagaciye mu idirisha ngo baciye mu idirisha umwana asinze aciye mu idirisha undi ariciye wanga baravuga ati yamagira kikamwana arasohotse no basohoke nageza ngaha nageze cyukana ku rwaje rw'Israel kubera n'icyo twahanga mbona arasohotse ngasohoka nageze nditora toshe katoni ndasohotse kama ndio mbele sohotse mega wakona nje kusema ngasanga usenge n'umwe abasazi kumva baje weka twahawe baje badirisha none ni muto ninakisa sekondo ni muto ukuba bimusikaraye bigisho bamara gito dabo kibazo abafiro bamuhibiti akabaturiga usura na kubashika gaje ana siposta akamudanga hari zapi ya tabo abakoze kule kobini kubiboneka no kose hari kuchora aje kuki yashaka ile bafiro mengi uburyo abantu babona ko ari
sasa ko usikora abantu batazi mu cyaro hanyuma abantu batazi mu cyaro no seriously iya abantu bisani tazaba abantu nasa no kureba rero uburyo twitwara mu mategeko kugira ngo ibyo dukora n'ibindi ngo bibabaza ariko bizana abakoze kuri yekuri bigishwa kutari kwaka birudi nimwegerane wese mukundane ntabwo mutumegera kandi wewe ifata mu mategeko kabona abantu bari ko baravuga mudasasa musore sicyo bituma nababwira abasirikari bahagaze bose abatungana yo kuzamubona imitwe uzubira mu mutwe uturutse imbere y'utabaha uzubona umutwe ukagaragara mu nawe kuko inyuma ye hari nk'abacumi n'abantu ariko kubera ko batungana yo kujya nawe wakira bababwiye muri gutya gusa bakavuga bahagarara nawe kubera n'urusengero baravugana kuri hari si ubukozi ko bazabifata mateka bazabazabwira Museveni bagutwara rwose Severiyani gutwara rwose yerusoza muvuga ngo amen akangana n'uko kugira ngo mutaje guseka abakurije imyaka abafite imyaka n'umuhiza guseka akana kubakatoba ndababwira ibintu bitatu biranga akadomo kandi dufite abakadogo mu rusengero turabafite jambo rya mbere kadogo zaraba vuba vuba kadogo yakubwiye ngo agarama kwamurutire kamara we yokukubita wenda umutwe we ahita ashyiramo ko wavuze guterwa mususu Aku ada musika. Pada ada yang kelas. Jika tidak mampu, ada apa? Tidak ada. Itu power yang bisa. Ada yang bisa sama telefon. Bawa bisa. Bawa bisa kita. Kalau mana kita begini, kita sekarang kita begini kado. Dia sudah apa? Ni bapak ada yang ni baba kuwa baba ya baba kwa kwa sahara na kufuka wakandi wa mpira hata wasana kwa kana no ni baba zai Allah ni gani kwa kwa wakati ana haja tena acha kusimusi mtoto ni wakamana basi ngono ni ngolejewa ni mlemo ya uko sana la kutolewa shike kifamu ke tuzaza kuharibisha jicho kapo muyo wasajwa utinje bakaba bagasura bagakora batise bakabya enkuri kabira itanafise sema n'umuyobozi tubitu umuyobozi wachaza kuga dikisha muyobozi ni kuri umuyobozi ameze biriya byose bikomoka mu ijuru ibi byose usubona iriya confidence iva mu ijuru iva mu ijuru niko bambira abaguzi umunsi yesu yaravuze mu mubiri bwa murebereho ni murebereho mubiri ya murebereho sewa mubiri kuva mu mwanya wa mubiri ya murebereho confidence sema amen sema haleluya
cyangwa ibirenge fata umuti urugero dufite abakristo batewe batazamenya kubwira umuntu watewe kabisa atamenya azahura n'umwana muto aba ariko batanganya akamubwira ikibazo afite kamatanga akamubwira taza torwabira kwigeze kuba atari kubone mutori none umuntu umwe ntwari sinzi ukuntu yatigeze n'abavugizi b'indaje ndamubwira pastor ndamubwira ndamubwira kubwira byaje murebe twabwira ngo tujaniremera byageze kidemera atari umuka ngo mbone icyo kubwira ese yewe wajiyemo nawe kabura ko kubwira ati batrike pastor sida Imana dufashe tube dufite ubwenge kandi tube dukunda ijuru hanyuma twemere kwigishwa nitumara kwigishwa tuzava mu bwana tuzaba bakado tuzaba bakabase tubone ibyo bakorera Imana Yesu umugisha